Insomma, si kwitegura. Da. Urayibona? Yaza ko imashini iza kwikoresha. So rero Rashidi, uko nashaka gusaba Sheri ko nakerewe. Oya ntabwo Too late. 5 minutes more. Ariko umuntu twatwararanye. Oya ihangane none ejo mubibike ko ejo natashe naniwe cyane. Iki nashaka ko tuganira ntabwo nari kuhita bikubwira ko vraiment nari cyane. Okay, nakibazo. Sibyo? Ngira nakibazo. Ya, urumva nashaka kugusaba ikintu kubera hari umwana avuye ko dukora mariage najyaga afasha. Hanyuma rero biganiriza umushiti wanje. So nyambwe ati nta mujyane ubugire n'ibyo buretse. Umwana ari kumukuru w'umushiti wanje. Ndamubwira ati basi mugumane ni umwana w'umukobwa ni imfubyi nta muntu umufasha n'igenda biramufasha. Ariko ndavuga ati nzabibwira umugabo yamara iminsi kamera amaze kumenyera urugo. Donc rero nibyo nashaka kubwira buri munsi ndabipanga kubwira nkabura umwanya kubera uzutinze nanjye nkataninze akazi kacu bakazi. So rero nashaka gusaba service. Urumva uwo mwana ndashaka kumuzana gaha akumane na Kevin wacu. Ana Kevin nakana gato kava ku ishuri karushe umukozi natwe tudahari kandi tudufasha kandi nanjye bikamfasha kumana n'uwo mwana nkamufasha muri everything. Ikintu cyose nakoraga avant nkagikorera hano kandi nanjye byamfasha. Ni ukuri ni akana keza n'umwana ufite ikinyabupfura nta muntu n'umwe afite n'umwe bose barapfuye. So rero namufashije umwana kaza bishaka ko Sheri. Sasa ntabwo hari ikibazo. Kuki igihe cyose tumaranye tugize ubimwe? Igihe gishize ufite umuntu ukeneye ubufasha butawe. Ya ndabyumva nagize ikibazo cyo kamera tukoze ubukwe nkazana ibibazo nkakubwira nk'ibintu byo gufasha abantu ku ruhande. Urazi ko hajemo mu bebe umuntu aba busy n'ubundi buzima. N'uwo mushiti wanjye yarambwiye ati ntuzabivuge buretse genda hari ariko ni ukuri nagerageza nkatanga mu kantu nyine ariko mbabarire pardon kuko hari n'utuntu twinshi najyaga muronga ikintu utabizi. So rero umbabarire rwose tumuzane hano kandi azi ko umwana mwiza nawe. Nta kibazo wowe mubwira ze ndumva urabona ko nta kintu wenda kinini tubuze n'abatari n'abarenze umwe twabafasha ariko tuzamufasha nyine ibyo dushoboye ibyo turiyaza kubishyira mubwira ze nta kibazo mu rugo. Nta kibazo ahubwo cyangwa ni bimwe by'abagabo uvuga ngo Sheri aha ni mu rugo rwanjye nawe ntabwo nakubwira rero nguciye ku ruhande ngucinga cyangwa ntemeranya n'ibyo mubwira ntabwo bishoboka. Aze tumufashe ibyo dushoboye cyane ko umuzi neza umuzi cyane ndumva nabikomeye nta mpamvu yuko ahubwo yaratinze batinze kubimbwira. Tumufashe nta kibazo bakeneye umufasha. Nta kibazo kiba Sheri nta kibazo manye uko ndi kukaza nta kibazo. Sheri ndi kwihuta. Thank you so much. Ariko nta kibazo. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Kandi gira akazi keza. Okay, see you. See you. Okay, kandi wihute umunsi ejo uretse ko watinze. Ejo naratinze hari ibibazo mu muhanda ariko ubu ndumva biza. Okay, reka nanjye ndamu telefone. Merci beaucoup. Subi. Que si, chérie. See you. Okay. Mana we mugabo yemewe. Merci. Merci pour mon expérience avec elle. Mimi. Kamubwira inkuru nziza pe. Kumana uri mwiza kweli. Ubona umugabo wanje yanyemereye ko umwana aza hano. Allô? Mimi? Mezote? Meze neza? Nari nzi ko wagiye gusenga. Wiri utegereje igisubizo yo, ariko mana. Ahubwo shima Imana. Uzi ko papa wa Kevin yemeye. Yemeye. Ukasharika, Imana ni nziza shawe. Impamvu nawe gutojwe kugisenga byose ukabyereka Imana. Nabimubwiye rwose nta kibazo. Yahise ambwira ngo ntacu ngo ariko ngo buri umwana mwiza. Nawe namubwiye ko nta kibazo cyawe sheri. Namubwiye ko kabisa imyaka yose nakubonye nta kibazo cyawe. Ahubwo imyenda yose barayiteguye. Yaraguhaye, mami yaguhaye ya valize. Okay, aho ni sawa rero. Fata rero ya valize, ufata imyenda yawe yose. Hanyuma uhita ufata umutaximan. Urahita umumpa. Bien sûr, ko ntabwo uzi hano. Urahita umumpa, ndamurangira mu rugo uhita uza nonaha. Ndashaka papa Kevin asanga washize. Yego, nta kibazo shuri, nta kibazo. Egura umwana wanje. Sawa shuri. Bikore, hanyuma tantine we twavuganye kuri telefone kare, twavuganye namubwiye kugiye koza. Nta kibazo shuri, nta kibazo nushika turamubwira, nawe uramuvugisha. Yego. Sawa rero. Papa Kevin ni umupapa mwiza cyane. We nta kibazo, ntituri kumwe se, uzamubona kandi ntugire ubwoba. Yego shuri. Sawa, okay? Nyarutsa rerutse. Nawe ndagutegereje. Okay, bizu. Sawa, bye. Okay. Ngwino mwana, ngwino kabisa, Imana ikoze bikomeye. Welcome. Thank you. Ça va? Karibu shedi wageze. Nzi taxi iri he? Tawunteri yamurishe yagiye.
Tante yaguha amafaranga utisha taxi. Nta kibazo. Kuko wayishuye. Oya nta kibazo. Okay, it's okay. Ubwo ndayagusubiza nta. Oya nta kibazo. Karibu rero. Yego merci. Okay. Ubona arabyibushe. Cyane. Abaye ntago ari cyane. Mimi. Bienvenue hano ni mu rugo. Niho hagiye kuba mu rugo ntawe wanyu. Koze cyane. Karibu rero. Merci. Bienvenue chez nous. Okay. So rero karibu cyane. Icara hano. Urakoze. Muri misi abazigare izuba harashushe. Arashyushye cyane. Mimi warabyibushe we. Cyane. Tanti yaguhaye antuka yaguhaye ikivuguto cyinshi. Cyane uretse ko nyikunda naye narakihasi. So Mimi karibu rero. Hano ni mu rugo urisanze. Cyane urakoze. Kabisa Imana ni nziza ko yabitugiriyemo papa Keva agahita avyemera. Nanjye tamutera injuro yabinganirijeho numva birantunguye ko sinatekerezaga yuko papa Keva ari bubyemere. Byantunguye cyane. Kubera ko atari kubyemera. Oye umugabo wanjye ubona koko akameme tudushaka abagabo twabasenge. Uramubwira ikibazo Imana ni Imana kuko iyo twayisabye byose irabyumvika biduha. Ese rero ikintu cya mbere no kuba umwana mwiza ukabana neza natwe kuba papa Keva akabona mbese ibyo namubwiye yuko ari ukuri sibyo. So tante we sinzi icyo nzamushimira cyane. Tante ni umwana mwiza cyane. Hanyuma ka Keva nako ntagahari ahantu kagiye ariko mu kanya karaza kabona. So rero mbese ubungiza abana babiri mu nzu kandi nawe uzambera umwana ntuzatwarwe na bya bintu by'isi bigezweho. Mimi please umbabarire ntuzambabaze uzambera umwana mwiza uzubahe mutware wanje. Mimi nawe uranze ntago nagutenguha kandi uranze nta mico mibi uko wanyizeye nkaza na papa Keva kemera kumfasha humura ntago nzagusebya. Ukitwara neza kabisa naho ubundi nta kindi kibazo kiri hano mu rugo sibyo. Nibyo. So rero ubu ngwino twari muri chambre nkwereke chambre yawe hanyuma uruhuke nimba unashonje ibiryo birahari ku meza amaju arahari muri frigo. So cyo nshaka no kumbera umwana mwiza hanyuma ibindi tubyereke Imana izabikora sibyo. Sawa rero go fata impuzu yawe sakoshi tugenda. Nkwereke chambre. Okay zifata yari impuzu yawe tugenda. Gira nkwereke ahantu ho gushikira utazambaye suka zitari. Oya ndarushye. Uri umuturage? Oya ndarushye. Ngwino. Ifu kutuza kuvugana tantine. Tuze kuvugana wa mugani biranakeneye ko ubu ntazi ko nahageze. No kumuvugisha nko mu masaa 8 n'igice ko aya masaa ntabaragira mu rugo. Ubwo aracyari mu kazi cyangwa wenda amasambi. Ubwo bageze mu rugo. Uko kumuvugisha kubera atuze. Yumve ko umukobwa wanjye namusigana namusubiranye we. Ariko araza kugira ngo disi buriya wari ufite ikintu mu mani. Ntago biri buze kumworohera ariko wenda mu cyumweru kimwe biraba byashe. Ihangana nawe ngukeneye pe. Nagukumbuye nanjye. Nyene igihe cyose kibera igihe kigeze none se none dore ko zagenda. Nari kuzakugenza nako papa Keva nanje gutegereza ngo tubanze imanze menyere ndebe kumeze. Sanga nakibazo nawe uraza kumubona mwiza. Nago cyambere nuko fayina bitubuye cyane rwose papa Keva rero abantu sinzi ko bizagenda pe. Birije sinzi ko bizagenda kuri papa Keva no kuri Imana. Ureraza ariko bakubwira ntubyisasha no kwibaza umukobwa avuye
umwana n'uwahera abagabo bahisha byinshi ntabwo bakunda kugaragaza akababaro kabo mwene karibu sheri noneho uyu munsi utashikare kubera wari uzi ko dufite umushitsi iyi ni wa mumimi rero ya nsaba ndabona umeze neza nta kibazo ya so rero nguyu ni umeze neza yego ni amahoro n'uyu wabwiraga rero wa mwana wanje umwe nafasha ya karibu mu rugo uyumve nk'umwana murakoze cyane n'inshuti yawe uyu namureze akiri umwana muto mubone yarabyibushye urabona ko n'amabuno yabaye amabuno amabere yawe ariko nibutse ukuntu nagutoraguye umeze imana karakana gateye ubwoba karakana gateye agahinda jesus uyu mwana uyabona hari umumama umwe yigeze kumbwira ati ariko abantu mujya musetse ati ushobora kwikorera imizigo ikorera yo kurera umwana utabyaye ukamufasha ukamuha utuntu twose uracyari umukobwa nturabyara ibi bintu ukora n'ibindi buriya iyi si ni mbi cyane umuntu akaremerwa n'umutwaro atarimo kubikora si ubikora ariko bikamuremera nuko yabonye aka kana gato ubundi abantu icyiza ni ukubahinuka biyobe justement nicyo nakoze ngo ati giye mfite icyo nkorera imana uyu mwana nazakura hari ikintu azamarira mu buzima ni ukuri uwo mumama n'ubu ntazava mu mutwe uzi amagambo yambwiye uriruhiriza iki uzabibona uzagira iki no ngiye icyo nkorera n'imana kandi nabwiriwe n'umugisha nahuye n'umugabo w'umwana mwiza akaba yemeye kuza ngaha sibyo oya naze mu rugo tubane abe mu rugo nta kibazo ni hafi ariko rero namwitayeho na mbere hose cyane mwana we ni ukuri wakoze kunyemerera kuko nanjye buriya nubwo ntabikubwiraga hari utuntu nyine nafasha uriya mutanti nyine kumurera nkanereza utuntu kugira ngo igihe kizagere mbikubwire urumva ni ukuri uyu mwana hazagera umunsi azakubwira uko bimeze uyu mwana azakubwira amateka ye uyu ko umubona uko nta muntu n'umwe usigaranye akundi nyine wihangane maze kubimenyera n'imana igenda nk'ababyeyi tuzakubera umuryango ni nziza kabisa murakoze cyane nanjye niteguye kubabera umwana harya yari yaragize mu ishuri mu kangahe ntiga mu gatatu segonderi sibyo usubire mu ishuri arakomeza yiga ahubwo ikindi nacyo giteye ikibazo ikigo aho yiga n'aha turi sinzi ko uzajya umudepurasa sinzi ko tuzagenda na bisi sinzi ubwo ni ukubireba ntazagenda turaza kubipanga turebe ko twanamwumvira n'iki kuko akomeza yiga kuko hasigaye igihembwe kimwe oya ariko akomeze hariya yarigaga ahubwo no gushaka bisi tukaba ni ukubaza ku ishuri ko bisi hanyuma nyine akatubera umwana nyine wa kabiri keva azabonye uwo bazajya bakina keva yagiye nawe mukozi yagiye kumwogoshesha mu mwanya ushize kavuye ku ishuri ngo bakabwiye ko gafite imisatsi myinshi tugabanya so yagiye kugabanya hejuru rero yari afite imisatsi myinshi mu kanya agiye kuza so saza turimo kunywa akaju wowe wese ntacyo tuguha cyangwa urabanza ujye kubanza gukaraba
uyu we ni ukumuganiriza ejo kuko arananiwe yumva nari namubwiye ntaryama atakubonye ubanza uve mu kazi so rero wowe genda muri dushe hanyuma ibyo uri n'ejo nurangiza turabe ibyo gufunga ahantu hose nyine wisanze urakoze cyane humura asanze ababyeyi bamubonye yego umwana mwiza vuba uko umubona asa ku mubiri n'umutima w'ikusi ntacyo atwaye ni ukuri ni wowe usigaje kuzamura umwana mwiza naho kaba ntunzi koko ntazagire ngomba kurusha ntazabone ko nabeshe umumaro ntabwo nzagusebya nawe nzababera umwana cyane hanyuma rero ikintu kigiye kuba kubera wa mukozi yatwaye umwana kumwogoshesha ngiye kubanza ndeba akantu nakora nyine papa Keva aje sibyo ngiye kureba akantu nkora twakunda ndatuza uriya n'uwanjye hanyuma nawe mu kanya ujya kubwira urebe iki nawe ukikora nimba ujya kuryama nimba ukaraba nimba ufite ndaje mbanze ajye muri dushe ya mu gikoni gatoya nta kibazo biteze byiza bira neza meze neza n'umunsi wakoreye mu rugo burya kaba kenshi karangira umuntu akoreye no mu rugo buri munsi wagiye ku kazi utagikorera mu rugo shaba mwana wese biba bikomeye uzabimenya uzabimenya n'umukura nawe byoroshye akazi harya kaba kenshi bikadusaba no gukora amasaha y'ikirenga mu rugo bite simeze ute meze neza nta kibazo biragenda hari utuntu ndimo rero nubona narimo kuvugisha ibintu bamuze nta kibazo ndabibona ko akazi ari kenshi ko wicaye hano nta kintu ufite wakora wafashe umukozi ko madamu yazindutse ajya ku rusengero nanjye kureba hari ibyo mugiyemo ndimo ndakora ariko dadi barabikora hari abari kubyitaho bande bantu uvuga bari bikora ushobora kuba wakora bari mu gikari none se hari ikibazo babyitayeho wenda kuza wicara aho ngaho hari ikibazo se nagira ngo ndebe ibyo uri gukora gusa ibyo ndi gukora se ibindi gukora n'ijye bireba gusa ntabwo bikureba ushobora kumfasha akazi se icyo gutwaye ndamutse bireba nshobora nanjye kuzabyiga nkabikora mbizi komeza nyine tugakorana nta kibazo none se bino ni iby'iki
Mimi? Oui. Mimi ibyo ni ibiciro kwigira buri. None se ni iki? Uraza ukiyambika ubusa urazumenera none utangira ko Dede ariko nawe. urangura mu bwanwa w'umugore wawe. Dade ngeze numva ikibazo kirari. Nese ko ngiye kugukura umwanda aha ngaha ni ikibazo. Toka. Imico y'uyu mukobwa. We, ani soni. Reba ibyo umukora zanzanira. Rero si wari kumbwa ngo n'umwana ngo ni umukobwa mwiza ngo ni umwana mwiza ngo yaramureze ngo yitonda. Ndebe. Ndebe frère. Papa Kevin, wicaye muri salon nyine. Ça va? Papa Kevin, ça va? Oui, ça va. Tu es sûr? Siko ndebere wenyine wicaye hano abandi bari he? Kevin ari he? Umima ari he? No sheri. Ibyo tubiri cyahubwo byewe ndagira ngo nsobanure. Ntiwaje umbwira ngo uriya mukobwa waramureze ngo ibiki ngo uramuzi neza n'uwamurere. Sibyo waje umbwira. Uyu mukobwa waje hano umwana waje umwana wawe. Mimi. Jinsi ko ari mimi. Hanyuma mbwisukure. Uriya mwana ni wowe wareze, ni wowe wabyaye, ni wowe waturaguye, bimeze bite? Kunumva Mbwisukure. ngo Mimi niwe nareze none natoraguye none Kevin ntabura gusobanura ibintu wari uko. Nakubwiye ko umwana nafashije, umwana w'imfubyi namutoraguye gutyo adafite uko haba agize ikarakana gato niyangaje kukarera ndagafasha. Habaye iki? Ni ikihe gitumye umbaza question nk'izo kandi naragusobanuye buri kimwe cyose? Ni iki cyabaye hano? Mimi wambwiye ntabwo ari uyu tubana hano. Mimi? 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 Hano uhari hano. Ntawe uhari? Mimi? Jesus. Mimi yakoze iki hano? Kibe natangaye. Mimi yaje anyambika ubusa imbere, anyunama imbere amenera, yiyambitse ubusa. Biri mu byo wamutoje. Mimi yaje yambara ubusa imbere yawe. Kabisa ndabona ni nk'ibibazo wamururiye kabisa. Ntabwo ari Mimi wambwiye. Ibintu ni bibiri rero. Aya. Ibyo ni ibigerageza. Sinzi. Ibyo bintu urimo kumwana nta kimwe ndimo kumva. Kevin. Cyangwa ni bimwe by'abagabo batangira bagakora amakosa barangiza ati reka mbitangire kare. Ibyo nirimo kumbwira ni ibiki? Mimi. Ako Mimi uzi wari? Uzi Mimi? Mimi uzi wari? Sho? Aya. Ngo Mimi. Aya.
ubwo uzi uburyo uwo mimi uri kuvuga uburyo ameze, uzi imimungu urimo kuvuga ishusho ngiye namaze kumubona, uzi ibintu anyereka. umwana ataramara n'amezi hano nta nubwo wari bwanamumenye dayo. Ubu noneho uramubona umbwiye ngo mimi yakoze ikosa yambaye ubusa, yaje yambaye ubusa hano muri salo. Ibyo byoroshye se kunyicaraho hafi kunyicara mu izina rya Yesu kunkora mu bwana, cyangwa ubwe niba ari ibyo wamutumye bari akazi ariho ko kuza agukorera ibyo udashoboye gukora se, hari ibyo utakoze hanyuma akaza kubigukora. icyo ntagukorera ni igiki? Niyo mpamvu rero natuma umwana w'uruhinja najyana Jesus niba umuganiriza, ariko ngewe ndashaka umugore w'umuntu. noneho haba umugabo unashaka kwitaho uburyo bwose ashoboye akajya kunteza kuri we. Stop. Umenye ikikundeba gutya. Aya ni amazi uzaniye papa wawe? Maze ko. Nari mutumye amazi. Yaburetse Kevin yaburetse kunywa ayo mazi. Ntacyo umutima wakubwiye? Mimi ko nakureze n'ibyo mbonye bibi, ariko mana yanje, thank you Jesus. Uko nakureze wowe nindi yaguhaye mission muri ubu? Mission? Yes, mission. Hai. Nta muntu yaguhaye mission? Waje hano gukora iki? Naje kuba kwande? Kwa mani. Nande? So Daddy agusabye amazi, umuhaye iki? Amazi. Jesu ukora amazi? Uravugisha ukuri? Okay, ngoya amazi. Kandi ari Dadu ya? No, Daddy na yareke yanywe wowe. Turamuhande Daddy. Chak. Meze bite? What's up? Papa Kevin, ibyo wambwiye Imana irabinyeretse bro. Musi no musi Imana ikoze igitangaza muri iyi nzu. Sure.
bagira baca umugani ngo umwanza gucira icobo ariko Imana ikagucica mwe mazi vuba fata amazi yawe Yego mama fata amazi yawe Nyamwe vuba bless mwe mazi Nyamwe vuba mwe mazi vuba Nayamwe aya mazi arimo uburozi umukobwa yarakwishe mvuye muri chambre sanga arimo gushira amazi uburozi yes ninde yaguhaye mission muri urugo ninde yaguhaye mission ukambwira ngo ndi umwana nareze kuva uruhinja amafaranga nagutanze hangana ate ibyo naguhaye bingana bite warangiza ushaka kunyicaho mwaye mazi vuba urashaka kucava mwaye mazi idiot tazagira n'undi wicasha bwirire wa mushenzi Mana ibyanjye birangiye wa mujinga Mana tazagira n'undi wica ibyanjye birarangiye none nabikoreraga iki koko ipfu byumva Daddy nawe nadongiye kundaga n'icyo wa mushenzi Mana koko urwishigisha rusoma Daddy please ninjye wikoze ujya kubikora